ubu koko birarangiye ntabwo nzongera kugira urukundo. Ariko mana, ariko data, kuki wemeye ko nza mu rukundo ubizi neza yuko nzahababarira rirashirirenze, dore ntangiye akababaro kanjye, umuruho wanjye umeze nk'umupfakazi. Harya bundi ko mu muco wa kinyarwanda bavuga ko umugore ubuze umugabo yitwa umupfakazi, umugabo we yitwa iki? Abazi ikinyarwanda jye nimumbwire, jye ntabwo wenda ndabasha kubimenya, ariko nanjye mpfakaye hakiri kare. Niko ye rukundo, wambwiye ko ninza mu rukundo utazigera unsiga habe na rimwe, yewe nta kizigira kimbabaza muri uru rukundo, nzahorana ibyishimo yewe kandi nawe nkaguhorana. None reba nkubuze hakiri kare. Ese rukundo, ibi nibyo byishimo wahoraga unsezeranya, umbwira yuko naho abanjye bansiga wowe uzampora impande, yewe uzambera bose, ukazaba byose mu gihugu. Ubu ubaye byose cyangwa ubaye gitera? Ese rukundo, utekereza yuko urukundo nagukunze wenda nari nabuze ikindi nakora? Jye naguhaye urukundo, yewe nguhana buri kimwe, ntago nigeze nizigama, byose nabikoreraga urukundo ngukunda, kandi wibuke ko kugeza uyu munsi nta na rimwe nigeze ndeba ku ruhande. None nsoje umwaka ndira, ntangiye undi mwaka ndira, ubu se wo nzawusoza? Nyamara urukundo burya ni nk'umwana, ubuze umwana buri biheko, kandi burya none ubuze urukundo buri amahwemo. Shaho kandi ndaribwaho ntareba, yewe ntabasha no gukora. Rukundo, njye nemera yuko urukundo rwabagariwe rukanuhirirwa, byanze bikunze ni nka cya cyatsi uko giteye nako ukakivomerera nacyo kirakura. Umwe yabivuze ukuri ngo burya ngo icyaka ni nk'icyatsi uko kivomere niko gikura. N'urukundo rero rwahawe umwanya, n'urukundo rwabagariwe rurakura, yewe rukagira hejuru, rukagira aho rwakagombye kugera. None uransize rukundo. Ubu si iyi niyo ya mirwanire yawe? Rukundo, kuki ubigenje gutya? Kuki waje mu rukundo ubizi neza yuko uzansiga? Kuki waje ubizi neza yuko uzambabaza? Nyamara rukundo, wumve ndavuga aya magambo mbabaye, jye wenda ntabwo nakwizimba muri menshi, nta nubwo nabitindaho cyane, ntawe ubuze ugenda kugenda, ariko nyemerera umbwire. Nyemerera umbwire rukundo, ndabizi uri intwari mu rukundo, yewe ndetse urakunda nakurusha n'abandi bose, cyane ko wabintoje, yewe nabyinjiyemo nanjye binyinjiramo. Urukundo wankunze jye mbona nta n'undi muntu warunkunda. Rukundo nararemaye rwose, sigaho kunsiga. Winsiga rwose ntaho nsigiye, winsiga rwose ntaho nsigaye, dore rwose ndasaba yangwa, nta ntege ntacyo nsigaranye, kubera urukundo wankunze, yewe n'inkuru mbi nakiriye. Ariko n'ubundi ntacyo genda, burya ngo nta wabuze ugenda kugenda, abafite iyo bajya ngaho nimugende, nanjye reka nsigara ahangaha wenda ntegereza akazaza. Ahari wenda hari abaduhunga, hari n'abadusanga, wenda natwe twaje tubasanga hari abo dusiga, ariko n'ubundi rukundo ugenda ubizi neza ko nagukundaga. Nanjye reka nihanagure n'ubundi, ngo bitari kera hapfa avutse, wenda ngo ukitisha umuntu gisiga kimukomeje. Ntabwo ngiye mvuze ko ngiye guhera ku nyajwi cyangwa ingombajwi, ibyo byose ngiye nabinyuzemo, ahubwo reka nemere nshikame kandi nigire ku bihekane, nanjye menye urwo ngiyemo kandi mpebera rwaje. Rukundo, urabeho.